mpamagare n'umwuka mwiza iminsi imaze kuba myinshi akiyemo. Alo bebe, umeze gute se? Iminsi babaye myinshi utanavugisha tuzi ukicecekera. Sinavuze ko nagukumbuye. Ubuzima bwabaye bwinshi rega. Ariko Rikizo ugatinyuka koko ukansuzuguza ubwo bwawe ese njye wamburanye kwanza. Funka! Hey! Funka! Rikizo ugatinyuka koko ukamwita. Funka! Funka! Koko muyobozi ndahamusanga. Mwiriwe muyobozi. Mwiriwe. Neza cy'umukobwa. Reka ntakomeze rwose muyobozi. Umusore hariya rwose yarahanyije. Dore ndaje noneho ninjiye nsanga ari kuvugira kuri telefone. Noneho arangije aranyikanga asanga ngo hari ikintu anyenze rwose. Niko guhaguruka nkamubwira. Arabataguye rwose. Yendaga no kumfata ku ngufu. Yego rwose muyobozi. Hayemite bami. Ibyo ndabikemura ntugire ikibazo. Gusa nyine nawe urabyumva. Kirimi gisa n'igisabiri nk'igisigati. None se ntabwo uri umuyobozi. Nyine ubwo si icyo utumva ni ugize n'amahirwe usanze ndi gutegura inama nimugoroba ikibazo cyawe nari bugikemurire mu nkintero. Yego rwose umuyobozi kigomba gukemuka. Sawa nta kibazo. Ndabona mwazindutse rwose mwahagira igihe agerageje no kubahiriza amasaha ndetse no kubahiriza ibihe byo kwirinda covid. Urabona mwashyizeho metero ni byiza. Dore ko mwese mumeze neza. Kuri bamwe. Ese wowe wacecetse. Wanditse message cyangwa uciye amarere. Mwese mutuze. Nagira ngo mbabwire ko ikintu duteranyirije hano ari ikibazo cya Rikizo na Fofo. None se kurumva ari sawa? So nongera kuvuga ntaguhaye ijambo ndavuga. Ngama hane nahere. Uyu Fofo mureba yangejejeho ikibazo yuko Rikizo yamuhohoteye. Yamukubise ariko nahaguruka byivugire. Ubundi se kuba bitangiye wakomeje. Ngo nimunyumvira. Ngo niwe wabitangiye. None bije kuri Rikizo gute? Tega amatwi wowe. Uraregwa yuko washatse kumufata ku ngufu. Kandi ngo yari yaranamukunze. Yampaye nka data ibyari shashi y'igihugu. Ngo urukuze hano tubwire icyo bivugaho. Sasa rero size bari ngombwa kwivuga kuko benshi baranze ari Rikizo. Undi mu mwakuzi ni ngiyoboye. Uyoboye bande se? Wanjije wowe n'abandi nkawe. Oya nabo. Navuze mu nkwakuzi kandi wowe nurimo. Gutega amatwi. Rero muyobozi namwe baturage. Uyu mugore mureba ni neza rubwa. Aruteza cyangwa araruteza. Kimwe muri byo. Uvuze ngo kabitera wowe. nimbitera uzarya amagi. Rero muyobozi ngiye gusobanurira ingingo ku yindi. Uyu mugore ibyo avuga ngo naramukubise ahubwo nakabaye nsaba imbabazi zuko namukubise agashyi kamwe. Ukiyenza kongeza mu rwa kabiri. Hahiye ko rwose. Urebye ahantu yasanze iwanjye. Musanze iwe yaranyatatse. Necyo kuvuga ngo namufashe ku ngufu. Aho yaje. Uyu mugore ni umukecuru araduka arabyishe. Nicyo kunkunda cyo
azabanze yige gukunda gusa umuntu utakwihangana agashyi kamwe namukubise yazihangana yashonje ntabwo namukira ha ahubwo akambereka uwo Imana yanjye yihanganira muri byose ibihe byose naba ndwaye cyangwa ndi muzima yaba ashonje cyangwa yari cyangwa mu hasi ugize ngo n'uyu nguyu naberekaga